Yes guys, nizere ko mumeze neza. Ikomeje kuba MT22 Music, hanyuma rero ikomeje kubitaho ndetse no kubakunda no kubifuriza ibyiza, kandi mwebwe mwumva mutameze neza muhumure. Dufite icyizere ndetse ntago dushidikanya ko ikiganza cy'Imana gishobora kubageraho. Uyu munsi rero tuzanye ibitandukanye kubera yuko akenshi mu minsi itandukanye twabahaga injyana kenshi ishobora gucuranga mu ndirimbo z'inyarwanda ndetse za worship cyane cyazo mu gitabo ariko mu buryo bwa kizungu. Hanyuma ugasanga turabigisha indirimbo wenda z'icyongereza cyane cyane za nyanza za worship dukunda gukoresha mu masengero atandukanye, mu ndirimbo zituje, muri music ziri background zitari indirimbo ariko mushobora gukenera mu mafilimi, cyangwa se kwa kundi umupasiteri bari kwigisha ijambo, music iri behind, kwa kundi ari music igenda imu backinga. Twize byinshi ariko mu njyana zituje. So uyu munsi rero ndashaka ko twiga cyane cyane mu njyana ziri African, ziri African, ziri hati, ziri African. Uburyo ushobora gucuranga injyana yawe kandi mu ndirimbo zibyinitse. Narababwiye ngo ikintu cyambe na mbere twakora nuko twakiga gita yacu ariko mu buryo buri very professional kandi mu njyana nyinshi zitandukanye. So hari injyana dukunda gukoresha cyane hano iwacu muri Africa, akenshi bitirira sebeni. Muri gitari icuranga uburyo bwinshi, ariko kandi uburyo bw'ibanze bwa mbere na mbere ngiye kubigisha buzorohera abantu bose ku murongo. Ndaje mbere kuko twayikina. Hari ubundi buryo bukomeye cyane bufite ibintu byinshi n'amasomo menshi n'amamyuti n'ibiki byose bitandukanye nkuko nagiye mbibabwira, ariko kandi ubu tugiye kuza dukore noneho icyo bita tapi ya sebeni, uburyo ushobora kuakompanya, amisubiremo, uburyo ushobora gukora accompagnement cyangwa se kwakompanya umuntu ari kuririmba, cyangwa se uburyo ashobora kujyana n'ingoma cyangwa se n'undi muntu ari gucuranga solo na wenyine wabikora cyane. Urugero, okay, takata, takapa. Okay, yekora mu buryo bworoshye rero uburyo ushobora gukora iyi njyana. Okay, tugiye kureba ngo reka mvaneho kapo kugira ngo biborohere. Ako nawe wayishyiraho byose ni kimwe, ngira ngo kubazi kuzikoresha n'ubundi ko wakora aha ngaha ni nako wakora aha. Ubwo wayishyira kuri fret ya kabiri, ngiye kenshi nkunda kuyishyira, sibyo byose bari kimwe, ibyo ukanda hano n'ibyo wakanda aha ngaha tout sur même, ntimugire ubwoba. So munota ryare usanzwe tuzi re, tukarikana mu buryo bwa bare. Uburyo bwa bare ni gute sasa? Urutoki rwa mbere, urutoki rwa mbere urugiye gufata kuri fret ya kabiri ku murya wa kangahe? Wa gatatu. Urutoki rwa kabiri rufate kuri fret ya gatatu ku murya wa kangahe? Wa kabiri. Okay, ku rutoki rwa gatatu rufate ku murya wa kane kuri fret ya kane. Urutoki rwa gatanu ariko gahera rufate ku murya wa gatanu kuri fret ya kangahe? N'ubundi ya gatanu. 1 2 3 4 then 5. Sibyo? Bayibonye? Noneho mu gucuranga kwacu tujya gucuranga umurya wa gatanu, kane, gatatu, kabiri gusa. Uwo hasi ntitucuranga. Okay? Okay? Tukoresha ikibazo gutya. Okay? Arakeje ikibazo cyangwa ebyiri gutya, cyangwa rumwe, cyangwa ibonye
on igikumwe. Okay, twongere. Okay. To. Okay. Ucuranga iyihe mirya? Ucuranga umurya wa kane, wa gatatu na kabiri, ukacurangira rimwe. Urabona izo ni ikindi gukoresha igikumwe, urutoki rwa mbere n'urwa kabiri gutya. Imenyereze umva. Okay, bayibonye kuri impeze. Twongere yare yacu ribare, sibyo? 1 2 3 kra. Rumba ukano. Okay, ucuranga umurya wa kane n'uwa gatatu n'uwa kabiri utayifashe, ukayicurangira rimwe. Twatangiye. Iyi ngino nonira ra yacu, bamwe bakanda gutya cyangwa uku, murabyibuka, cyangwa uku nguku, ngira ngo muribuka kuko nagiye mbabwira impamvu ishobora gukandwa gutya bitewe n'ibintu byinshi ishobora gukora, ariko kuruta izi cyangwa se izi ngizi. Zose turaziga tukazigisha, nibyo byiza, ariko kandi professional tukakora ibi bintu, sibyo? Twagiye twangira rimwe. Okay, pa 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 pa, do mi so do, do mi so do. La yacu tukarekura. Wabyumvise ibyo bintu? So nkuko nababwiye barifata, hano ngira kurisubiramo, ngira ngo mwabyumvise. Okay, umurya kane, gatatu, kabiri, ukayicurangira rimwe. Kongera ra yacu, ugacuranga umurya wa gatanu n'uwa kane n'uwa gatatu n'uwa kabiri wakanze la, sibyo? Kongera. Okay, mwabyumvishe. Noneho rero tujya gushyiramo uburyohe nyine b'injyana, nawe utwike mbana, ucurange utwike wumva ari mu buryohe. Turatangira. Ko nako twatangiye gutya. Umurya wa gatanu turajya ngo. Okay, tubone kumanuka. Pa pa pa. Okay, pa 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 pa. Okay, sibyo? Okay, harimo akabanga aho ngaho. Papa ako kantu kubona kumanura. Wajya muri yara yacu, yara iyi yacu, kongera. Wayibonye? Kubona kumanura. Wakora muri kano ko hasi, umva ukuntu karyoshye nayo. Ibyo byakemerwa.
urumva ko biryoshye, sibyo? Tujya twemera biraryoshye. Bikore ndakwinginze kugira ngo ejo uzaba ucuranga injyana z'inyafurika, sibyo? Ejo bundi tuziga nyine izi zindi zitwika kabisa, no? So rero ngira ngo twazibonye. Okay, 1 2 3 4. Cyandi bikomeye ngibi iyo niyo sebeni ikomeye akusitike. Niyo utapfa kwigisha utari kumwe n'umunyeshuri amaso ku maso. Harimo byinshi bikomeye ariko cyangwa nabizibajije ngo ibyo turi gukora ngaha ko nta bihari. Yewe wa mwana ni birebire ariko gitari tuzakomeza tuyinyuremo gake gake. Mwe mujye mukurikirana igicano uko bucya nuko bwije, tubategurira ibintu byiza murabizi. Kandi nanone comment ziremerewe rwose, mukomeze mutange comment. Nk'iyo twashyizeho ejo twacuranze indirimbo imwe ya ngendo umukristo urumva twayikoze amakode menshi, abenshi bagenda batanga comment. Ndabashimira mwe mwagiye mutanga comment, mudukunda muriraza ko mudukunda kandi mudukurikirana. Abandi bakagenda bavuga ko indirimbo hiryoshye cyane ari muri re, abenshi bagiye bavuga muri re, harimo bagiye bavuga ni muri solo iraryoshye. Byose biterwa n'amatwi yawe n'uburyo ashima music. Nibyo nababwiye ngo umuntu ashobora gushima ikintu kumva kimeze neza ariko kandi kimugera ku nzoka ntabwo ari cyo nawe cyakugera ku nzoka. Biterwa n'inzoka yawe icyo ishaka cyangwa se na medicine ukeneye muri music. Hari uwifuza medicine yo muri solo, hari uwifuza medicine ngo ndavuga umuti wo muri re cyangwa se muri la, byaterwa. Ariko tuzakomeza tubahe ibyiza nk'uko twabibateguriye kandi bizagenda neza. Abatarakora subscribe aribwo ubonye video rwose bwa mbere, ubanze unyuremo ubanze urebe nta kibazo rwose. Nurangiza nushima ukore subscribe nta kibazo, ndetse unayisharinga video ushyiraho like nta kibazo, kubera yuko biradusapotinga bikadufasha cyane. N'ubufasha bwawe ariko ubufasha bukomeye busumba ubundi bwose numva navuga nuko wagura gitari ugakurikira amasomo neza kuri video. Ubwo n'ubufasha nge nifuza mwankorera kuruta ibindi, kuko ngiye purpose yanjye niyo kugira ngo tugire abavuzi benshi, abacuranzi benshi. Iyo mvuze abavuzi ubwo mvuga abaganga muri music, kuko music turayizi neza ko ari medicine, ari umuti ukomeye cyane mu buzima bwa muntu. Ubwo rero ndifuza ko twagira abaganga benshi muri music bafasha abantu mu buzima
bafite. Imana ibagire neza rero, muri MT nakagaruka.